Ikaze kuri YouTube channel yacu nk'uko mwabitubajije muri ino video twabateguriye ku biribwa bigera kuri 5 ugomba kwirinda kurya mbere yuko ukora imibonano mpuzabitsina. Hari ababitubajije no mpamvu twabateguriye ino video kugira ngo mushire amatsiko by'umwihariko kubera ko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni igikorwa benshi bubaha, buri wese afite se hari ibyo nkora wenda mbere yaho bitari byo cyangwa se hari ibyo nakabaye nkora kugira ngo kirusheho kugenda neza. Nukumwe na Dr. Gasangwa Patrick ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe. Rero nyine biribwa ushobora kuba wakwirinda gufata mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Icya mbere buriya nyine icyo tugomba kumenya twese nuko imibonano mpuzabitsina nyine by'umwihariko kubashakanye ni kimwe mu bikorwa by'ibanze bihuza umugore n'umugabo kandi bikaba bera inkingi ikomeye yo gukomeza urugo rwawe. Iyo rero itagenze neza ushobora gusanga kenshi hari utubazo twa hato na hato tuza tubishamikiye birumvika cyangwa se duturutse kuri iyo mibonano mpuzabitsina itaba yagenze neza. Rero niba wifuza ko iki gikorwa cyo gutera akabariro nyine cyabagendekeye neza mukaryoherwa kandi mukanyurwa, uzirinde gukora mu makosa yo kurya nyine ibi bintu bikurikira mbere nibuza kanshi aravuga ngo mbere y'amasaha 2 ugiye gutera akabariro. Bari mbo amasaha 2 ari imbere uteganya gukora imibonano mpuzabitsina si byiza ko wakoresha ibintu biribwa tugiye kurebana. Icya mbere ni ibishyimbo. Ibishyimbo nibyo biza kwisonga mu bibangamira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyane cyane iyo abantu babiriye ako kanya bagahita binjira muri icyo gikorwa, kuko ibishyimbo biri mu biribwa birushya igifu mu igogorwa ryabyo. Niyo mpamvu iyo umuntu akoresheje imbaraga maze kurya ibishyimbo aba yangiza igifu ndetse ashobora no kumva ababara mu nda maze bikaba byanatuma igikorwa kigenda nabi. Ni ukuvuga ngo impamvu yo kwirinda kuba wafata ibishyimbo nimba uteganya gukora imibonano mpuzabitsina mu masaha 2 ari imbere ni uko igogorwa ryabyo cyangwa se digestion yabyo itinda, bityo bitwara imbaraga nyinshi rero kuba wajya muri iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ushobora kutabona imbaraga zo kugikora kubera nyine imbaraga nyinshi ubwonko buba bwazohereje ku gifu kugira ngo bibashe gukora digestion ya bya bishyimbo umaze kurya. Ikindi cya kabiri ni shokora. Shokora buriya nayo iza mu bintu bibangamira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyane cyane zimwe ziba zijimye kuko ziba zigizwe na 90% bya koka ituma umubiri usa n'ucitse intege, umuntu akumva akeneye kuruhuka nta ntege afite, ku buryo iyo ahise akora imibonano mpuzabitsina nyine arananirwa cyane kandi uwo munaniro ukamutindamo cyane. Icya gatatu ni foromaje. Buriya foromaje ni mbi cyane kuyirya mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kuko iyo iriya foromaje igeze mu mubiri igabanya ubushake bwo kuyikora cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse uko umuntu amara umwanya niko aba agenda yumva azinuka icyo gikorwa akumva ntacyo bimubwiye. Urumva ko foromaje nyine si nziza kuko nyine izatuma nyine iyo yageze mu mubiri igabanya ubushake bwo kuba wakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se kumva ubishaka bityo ukaba wabizinukwa. Imvukana nyine ibintu byose tuvuga kenshi usanga ari ibishingiye ku kuba nyine binaniza umubiri by'umwihariko ku gifu, n'impamvu kubirya mbere y'imibonano mpuzabitsina aba atari byiza. Icya kane ni soda ya tonic. Ino soda ya tonic nayo si nziza kunywa mbere y'iki gikorwa cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina kuko inganda nyinshi zikora zishyiramo kinine kandi ituma umuntu adakora imibonano mpuzabitsina neza cyangwa ngo yumve imushimishije. Rero bibukana nimba tonic ituma imibonano mpuzabitsina itagushimishije, urumva ko ikintu wumva kitagushimishije ntabwo wagikora cyangwa se ntabwo wakigira amatsiko cyangwa se kumva ugishatse. Mpamvu ino tonic kubera cya kinini butabera cyangwa cya kinini bishobora kubangamira ubushake bwo kuba umuntu yatekereza gukora imibonano mpuzabitsina. Icya gatanu ni sosiso. Sosiso nyine iri mu bintu bibujijwe kuko ibangamira imibonano mpuzabitsina kuko igabanya ubushake n'imbaraga zo gukora imibonano mpuzabitsina cyane cyane ku muntu wariye sosiso nyinshi by'umwihariko ubwo ni sosiso irenze imwe. Ikiribwa cya nyuma umuntu ujya gukora imibonano mpuzabitsina yakabaye yirinda gufata mbere y'amasaha 2 ko ayikora ni ifiriti. Ifiriti tuzi ko nyine birumvikana ni ikiribwa abantu bose mwenshi cyangwa se benshi bakunda cyane, ariko buri ifiriti nayo nimba kuyirya mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina
kuko iyo umuntu nyine amaze kuyirya ako kanya umubiri we uba nta kibazo ufite, ndetse aba afite imbaraga, ariko nko mu isaha imwe gusa umubiri uhita ucika intege, akabura imbaraga na nkeya mu mubiri. Niyo mpamvu nayo ibujijwe, kuko ishobora kurangiza iki gikorwa nta ntege na nke usigaranye, ukaba wanamera nk'umurwayi kuko nta mbaraga ufite. Ibi nibyo biribwa nyine bibujijwe kurya mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kubera ingaruka twagiye tubagezaho haruguru. Ibyiza rero ni uko abagiye kuba cyangwa se abateganya kuyikora bagomba kwirinda ibi biribwa, nk'uko nyine imbuga zitandukanye zigenda zibitandukanya twakuyeho cyangwa se twifashishije mu gutegura ino video. Akenshi usanga imibonano mpuzabitsina idakozwe neza ishobora kuba intandaro y'ubwumvikane buke hagati y'abashakanye. Niyo mpamvu nyine kino gikorwa kigomba kubahwa kandi kigahabwa agaciro. Rero ngayo nguko ngibyo ibiribwa tugomba kwitwararika cyangwa se kwirinda gufata mbere yuko dukora imibonano mpuzabitsina. Murakoze rero, nizeye ko ino video izadufasha mu kurushaho gukomeza gutegura kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Bye bye, ciao ciao. Ikaze kuri YouTube channel yacu. Nk'uko mwabitubajije muri ino video twabateguriye ku biribwa bigera kuri 5 ugomba kwirinda kurya mbere yuko ukora imibonano mpuzabitsina. Hari ababitubajije, niyo mpamvu twabateguriye ino video kugira ngo mushire amatsiko, by'umwihariko kubera ko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni igikorwa benshi bubaha. Buri wese afite se hari ibyo nkora wenda mbere yaho bitari byo cyangwa se